Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo babe abaragwa b'ijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimara imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None si uwo mutwaro waje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese wemera akizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose, kubwe akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese uzi yuko Imana yagukuyeho urubanza rw'ibyaha kubw'urupfu n'izuka bya Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kuri Fine FM 93.1 buri wa kane guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 1, no ku cyumweru guhera saa 1 z'umugoroba kugeza saa 2. Ntucikwe kuri 93.1 Fine FM mu kiganiro Ijuru ntirikorerwa. Dushimiye Imana iduhaye nanone umwanya wo kuganira n'abumva Fine FM, ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, aho turangira umuntu wese ukeneye kuzabana n'Imana mu ijuru, tumurangira uburyo yabona iryo juru. Impamvu tubivuga nuko ari ibintu bitamenyerewe mu by'ukuri. Hari ubundi buryo abantu bari bazimo bashakisha ijuru bagira ngo wenda bazaribona, ariko ubwo buryo ni nabwo twabanjemo, natwe twari twagerageje turabikora, kuko natwe abo twasanze niko batubwiye, baduhaye uburyo rero bakoresha, ariko nanone nabo babukoresha butarabagejeje ku cyo bashaka. Baduha akazi ko gukora, badubwira ibyo dukora kugira ngo turebe ko twabona ijuru, ariko nabo babiduha basanzwe babikora nyamara bitararibahesha. Hanyuma aho tuje kumenyera amakuru y'uburyo ijuru riboneka, nanone twumva turayemera, turaribona, twumva riraturyoheye, ariko nanone ntitwarangarira mu kuryoherwa naryo gusa, twumva tudakwiye kubyihererana tutabibwiye n'abandi, kubera ko twasanze abantu baragiye mu murongo utari wo, ari nacyo cyatumye batararonse icyo bashakaga. Niyo mpamvu natwe tudatuje, tuza nyine hano kuri Fine FM kugira ngo tuganire n'abayumva, tubarangire nabo uburyo baronka ijuru nk'uko natwe twarironse, bakazaribamo bashima Imana, tukazaribanamo twese twishimye ariko dusingiza Imana. Turi babiri rero, nge kuri mikoro imwe ndi Twasanzira David, hanyuma mugenzi wanjye dufatanya nawe arabibwira n'abasuhuza. Murakoze cyane muvandimwe. Nanjye ndi Nzayino Frederic, nsuhuje inshuti zacu zose aho ziri hose mu Rwanda zidukurikiye mu kiganiro Ijuru ntirikorerwa. Ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ntabwo nakibagirwa nanone abantu bose bagizwe intungane kubwo kwizera Yesu, aho bari hose mu Rwanda. Abadukurikiye mwese bene data, turabasuhuje kugira ngo twese dukomeze kugubwa neza, twishimira ko Imana yadukijije kurimbuka muri Yesu Kristo. Navuga rero ngo nk'uko mwari muvuze muvandimwe, tuba twaje kugira ngo dusangire n'abadukurikiye ijambo ry'ubutumwa bwiza, tubabwira nyine impamvu ijuru ridakorerwa, ariko tubabwira n'uburyo ribonekamo. Kumenya ko ijuru ridakorerwa ni kimwe, ariko nanone umuntu akamenya uburyo nanone aribona.
amen. ubwo rero byose tubishimiye Imana iyo iba yatanze ubu buryo kugira ngo mu by'ukuri ijambo ry'ubutumwa bwiza ritambuke no muri ubu buryo, kugira ngo mu by'ukuri abantu baronke ubugingo buhoraho, duhananwe nabo kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Murakoze. Amen. Numva tutari butinde twakoresha ijambo ryo muri Bibiliya. Yego. Dusoma mu Itangiriro igice cya 27. Turasoma imirongo 4 ariko mu buryo bukurikira. Yego. Turasoma umurongo wa 15 n'uwa 16. Hanyuma twegereye epfo dusome uwa 26 n'uwa 27. Yego. Hano mfite Bibiliya ngewe ntagatifu. Yego. Mu Itangiriro ibice 27 ku murongo wa 15 haravuga ngo hanyuma Rebeka yenda umwambaro mwiza cyane w'umuhungu we mukuru Esawu yari abitse mu nzu, awambika umuhungu we muto Yakobo. Naho impuza z'abana b'ihene azimwambika ku maboko no mu ijosi ahatari ubwoya. Uwa 26. Nuko umubyeyi we Izaki aramubwira ati igira hano umpobere mwana wanjye. Yakobo aramwegera aramuhobera. Izaki yumva impumuro y'imyambaro ye, amuha umugisha. Amen. Amuha umugisha agira ati impumuro y'umuhungu wanjye ni nk'impumuro y'umurima uhoraho yahaye umugisha. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndasoma muri Bibiliya yera. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi. Kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye. 26. Se Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegera unsome. Aramwegera aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Imana ishimwe. Amen. Ijambo ry'Imana ni ryiza pe. Disi mba numva n'ubundi shimwe rikomeza kwiyongera mu mutima wanjye. Yego. Nkomeje no kureba ukuntu Imana kuva kera na kera yagiye igaragaza uburyo bwayo irebamo ibintu. Yagiye igaragaza uburyo imigambi yayo igerwaho. Yego. Hano urumva iyi ni inkuru y'umuhungu wa Aburahamu witwa Isaka. Yego. Umuhungu umwe rukumbi Aburahamu yari yarabyaye kuri Sara, nabwo kandi mu buryo bw'igitangaza. Hanyuma Isaka nawe ashaka Rebeka, bagiye kubyara nabwo babyara abana babiri, ariko mu buryo bumwe babyara abana babiri ari impanga. Yakobo na Esawu bavuka ari impanga. Esawu aza ari we mfura, ariko na Yakobo aramukurikira bavuka gutyo, ariko umwe afashe undi. Noneho icyo turi burebere hamwe ni uburyo bwo guhabwa umugisha kw'aba bana, ariko tudagiye kure y'ikiganiro turiho cyitwa ijuru ntirikorerwa. Nibyo rwose. Kuko ibi byose Imana yagiye ibyandikisha kugira ngo igaragariza abantu icyo ibashakaho, n'uburyo yo yemera ibintu, n'uburyo mbega n'uburyo umuntu yaronka ibyayo. Yego. Noneho rero hano rero
Isaka yari amaze no gusaza, urumva ni inkuru isa naho ari ndende, ariko Isaka ashaje yumva nyine yenda gupfa, abwira Esawu ati mwana wanjye jya guhiga, ubundi uzi untekere nk'uko bisanzwe kwa kundi uzi nkunda, uza n'umuhigo untekere indye inywe, ubundi nguheshe umugisha ntarapfa kuko sinzi igihe nzapfira. Ibyo Esawu abyumva vuba, akora nk'uko yari asanzwe akora, afata ibikoresho intwaro ajya mu ishyamba guhiga. Ariko Rebeka umugore wa Isaka nyina wa Esawu na Yakobo nawe yarabyumvaga. Hanyuma Esawu rero agiye guhiga, Rebeka asigarana na Yakobo, ariko abwira Yakobo ati rero hari amakuru numvishe yuko iso agiye gutanga umugisha. Mwana wanjye rero umugisha urumva hari ukuntu Rebeka yabonaga Yakobo nk'udashamadutse udashoboye, si umwana azitunga nk'uko abyaramwe. Hari ukuntu umubyeyi yavuga ukabona rwose mama yajyaga bivuga twanze kubyuka saa 11 ngo tuzinduke, ngo ariko muzikamera n'ayimbwa. Kandi nyine ayimbwa n'uwayakama ntacyo yamumarira. Ariko Rebeka nyine yarabirebaga akabona umwana w'umunyantege nke, umwana w'umunebwe, udafite icyo ashoboye gukora, tazi kwirwanaho ngo abe yahana abandi, uyu mwana azaba batewe koko. Noneho akababazwa n'ukuntu ufite imbaraga uzi guhiga akanagaburira umuryango we, abantu bakanezerwa mu rugo bose, na se akanyurwa, ari ugiye no guhabwa umugisha. Yumva wenda icyari kuruta wenda umwe yari kugumana imbaraga ze akagumya akirwanaho, ariko utazifite agahabwa umugisha. Mbega atekereza kure, yita kuri Yakobo amutekerezaho, ariko amugira inama. Aramubwira ati rero ubwo so agiye gutanga umugisha, abwiye mukuru wawe ngo najye guhiga azamutekere amuhe ibiryoshye, none ubwo nyine nawe reka nkubwire icyo ukora. Ati nyarukuzane ujye mu ishyo, ujye mu mukumbi, uzana abana b'ihene 2, ubundi ntekere so ibyo akunda, ubundi mbiguye bimushyire arye, ubundi aguha umugisha. Umwana agira impaka, avuga ati none se data nubwo yewe atabona, ariko arakabakaba, ubwo se yanyitiranya na Esawu bigakunda? Rwose tuwabona agira impungenge, ati wabona aza kumvumbura, ati ibyo nitaga gusaba umugisha ahubwo bikambera umuvumo. Nyina aramubwira ati humura, ati wowe kora ibyo nkubwiye, ibindi ndabyikorera. Umwana arumvira, aragenda azana bagazi b'ihene, nyina arabaga, arateka, aratunganya, arategura, mbega ifunguro riryoshye nk'iry'umusaza akunda. Hanyuma mu gihe cyo kujya kugaburira umusaza, aramwambika rero, amwambura ibyo yari yambaye, amwambika ibya mukuru we. Kandi bavuze ngo ni umwambaro mwiza cyane w'umuhungu we mukuru Esawu. Amwambura ibye, Yakobo yamburwa ibyo yari yambaye bya Yakobo, yambikwa umwambaro utari uwe, yambikwa umwambaro utari uwe wa mukuru we w'umunyambaraga. Ariko kubera ko Yakobo nta n'ibyo yayagiraga, iyo ni impamvu imwe yari yashyize imbere ya nyina. Ariko mubwira ati uzi ko mukuru wanjye ari cyoya, ati ahantu hose ni ibyoya, ati noneho data nankorakora agasanga ndi Yakobo ndi kumubeshya, sibwo aramvuma, ahubwo nkikurira umuvumo kuruta uko nashakaga umugisha. Aramubwira ati ngenzi icyo ndi bukore. Afata za mpu z'amatungo yabaze, azimwambika ahatagera imyambaro, azimwambika mu ijosi, azimwambika no ku bikonjo, mbega ku maboko amwambika impu, arazimufubika neza ku buryo
bihwana. Hanyuma amuhereza ifunguro rero ati shyira umusaza rero umubwire ko yeguke. Umwana nawe aragenda aravuga ati data eguka wicare ufungure, ifunguro ryabonetse. yego. Umusaza arabanza agira n'amagene, nkavuga ati ariko se mwana wanjye kuje vuba. Aramubwira ati nyine witeka urugendo yaruhaye ihirwe nagiye mpita mbona umuhigo. Atariko egera hino ngukoreho numve ko uri umwana wanjye Esawu koko. Aramwegera, umusaza mukozeho avuga ati ati rero ndumva ijwi ari Yakobo, atariko ibikonjo byo ne Esawu. yego. Nuko umusaza ageraho nyina aranarya. yego. Ararya. Yakobo yakomeje kumubwira ati rega ningewe ningewe muzehe ntugire ikibazo. Umusaza arafungura, amaze gufungura yijuse arananywa. yego. Ndetse n'umutsima nabyo nawe ararya. Hanyuma asoje igikorwa cyo kurya yumvisha aguwe neza. Abwira umuhungu ati mwana wanjye noneho rero nyegera unsome ubundi nguhe umugisha. yego. Aramwegera, aramusoma, aramuhobera, yumva impumuro iva mu myenda itariye, iva mu myenda yambaye, iva mu myenda ya mukuru we, yumva impumuro ni ya Esawu neza neza. yego. Hanyuma niko kuvuga ati umwana wanjye arahumura nk'umurimo w'iteka yahaye. ayahaye umugisha. Yo, abantu rero turi kubwira abantu bari kumva Fine FM, nukuri ibi bintu Imana yabikoreye kugira ngo ikwereke uburyo izakwemera nayo, idashingiye ku byo wakoze, idashingiye ku bunebwe usanganywe, idashingiye kandi nanone ku mbaraga zigukomokamo, ahubwo ishingiye ku muruho, ishingiye ku kazi, ishingiye ku mbaraga za mukuru wawe. yego. Rega Kristo niwe muvuka mbere, ngo nifura muri bene se nifura muri bene se benshi. Ibi bintu biranezeza cyane. Urumva ibi byashushanyaga uburyo Kristo igihe tuzamwizera tuzaba tumwambaye wese, ku buryo Imana nta kindi izitaho, izita ku iyo mpumuro y'uburyo twambaye gukiranuka kwa Kristo wakiranutse. amen. Ikita ku impumuro nanone, ikita nanone kuba twambaye uruhu rw'uko hari igitambo yatanze, ariko nanone ku Imana itakemera kimwe cyanjye icyo ari cyo cyose. yego. Ishaka ngo imbe nambaye kuva hose, mbe ndi Kristo, nindeba ninkoraho ibone ko ni Kristo, ariko nanone inyemere mu by'ukuri atari nge yemeye, ahubwo ari yemereye Kristo ndimo. nuko kwemereye muri Kristo. Yego, inyemereye muri Kristo kubera ko irakoraho ikumva ni Kristo, yakihumuriza ikumva impumuro ni ya Kristo, ubundi gatanga umugisha itizigamye, ubundi kavuga iti mwana wanjye ngwino nta kibazo. Rero nagira ngo ibi bintu abantu babisobanukirwe, babyumve neza, bamenye ukuntu Imana yahisemo kubaha ubugingo buhoraho, yahisemo kubemera nk'abana bayo, idashingiye ku miruho barushye, ahubwo ishingiye nanone ku mpumuro y'umwana wayo Kristo, ariwe mfura mu bazutse. Noneho iyo umuntu amwizeye ahita yambara kwa gukiranuka kwe. Kristo niwe wakiranutse mu cyimbo cyacu. Kristo niwe wakiranutse, Imana iraryoherwa. Niwe wubahirije amategeko, Imana iranyurwa. None Imana irashaka ngo twemere ko ibyo Kristo yakiranutse bibaye ibyacu tukabyambikwa, ubundi Imana akaba ari byo iduhembera, mbega ikatubara nka Kristo igendeye ko n'ubundi twambaye gukiranuka kwe. Nibyo rwose.
ntabwo turatinda dusobanura ibintu byinshi, ni ukuri mba numva ibintu byisobanuye. Basi nuza kumva atari kubisobanukirwa turaza kumuha umurongo nyine ahamagare, ariko nawe mu mutima akomeza asaba Imana imusobanurire iby'umwana wayo Kristo, imusobanurire uburyo yamwemera idashingiye ku byo apfundikanya bitajya byuzura, kubera intege nke zibirimo, kubera ubunebwe, kubera imbaraga nke za muntu. Imana ntiyakemera iby'umuntu. Cyakora umuntu yemeye nanone kwemererwa mu bya Kristo, Imana imwemera idashyizeho ikindi kintu, kandi ikamuha umugisha ntagire n'umwisigaza. Nitwakomeje gusoma ariko aho Esawu yaziye, umusaza yaramubwiye ati nta mugisha n'umwe nasize, wose uko wakabaye nawe utanze, nta kintu nakuzigamiye rwose. Nuko Imana iduha ijuru nk'irihaye Kristo igihe cyose tumwizeye. Umuntu wese udafite ijuru, umuntu wese wari uri mu kazi ko gukorera ijuru, ikiganiro n'ijuru ntirikorerwa. Umuntu wese umaze imyaka mikeya cyangwa myinshi, wavunitse buke cyangwa cyane, ariko urwana no gukorera ijuru ashaka kuzaribamo, nyabune niyeguke, Kristo yararikoreye. Amen. Niyeguke yemere kwambikwa umwambaro wo gukiranuka. Kristo yakiranutse ubwo yari ari hano mu isi, niwe wakiranutse ku gito no ku kinini, ni niwe washoboye ibyo Imana yasabaga umuntu byose, aba umucunguzi w'abanyantege nke twese, kugira ngo umuntu wimenya w'izo ntege nke amwizere, yegukane umwambaro w'ubutungane Kristo yatunganye, ubundi uwo nguwo aba ari Imana imureberamo. Yegukane gukiranuka, ariko nanone yegukane umwambaro wa Kristo uwo yambuwe nanone ubwo yicwaga azira ibyaha by'abantu, azira ibyaha byacu, azira ibyaha byanjye, azira n'ibyaha byawe, kugira ngo ibyo ngibyo byose umuntu yabyizeye Imana ibimubaraho, yamureba ikabona ni Kristo, yamwumva ukumva ni Kristo, mbega ntiyongera kumubara nk'umuntu, ahubwo imubara nk'umwana wayo wakiranutse byuzuye kandi byemewe, byizewe 100%. Muvandi turagumye tubafashe mu kanya, turabaha n'umurongo nabo bakomeze dufatanye kuganira tunungurana. Mbega nufite icyo yabaza urumva atasobanukiwe, turaza kumuha umurongo. Nibyo rwose. Imana ishimwe. Murakoze cyane muvandimwe. Nyine dukomeje no gushimira abadukurikiye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, aho dukomeza nyine kwirebera uburyo Imana yambika umuntu umwambaro wayo w'ubutungane, amen, akemerwa imbere yayo bidashingiye ku bikorwa bye, ahubwo bishingiye ku muvuka mbere kandi akaba n'umuzuka mbere, amen, ari we Yesu Kristo. Nyine twabonye ko ari imfura muri bene se benshi. Imana ishimwe. Kristo Yesu ni mukuru wacu, natwe tukaba barumuna be. Imana ishimwe. Ubwo umwambaro waduhinguriye imbere y'Imana twambaye kandi ukaba waratubereye, ni ugukiranuka kwe kwa Kristo. Iyo tubwiriza rero ubutumwa bwiza, nta kindi kibwirizwa, abari kugira ngo abantu bamenye uburyo Imana yambika umuntu uwo mwambaro w'ubutungane, cyangwa se gukiranuka kwa Kristo. Nk'uko Imana yakomezaga kubibahishurira mwene data, nta nubwo nyine dutinda mu kanya turasangira ijambo n'abadukurikiye. N'ibitekerezo byabo turabikeneye, ndetse n'uwaba afite cyanenga nawe burya twamwakira. Mwiza cyane, mwiza cyane. Ariko ubwo nyine nkavuga ngo byose dukomeje kubishimira Imana. Nibyo. Mwene data n'ubundi aba bana n'abana babiri nyine nkuko mwabivuze bavukana. Yego. Aba bana bashushanyaga n'ubundi ko abantu bari mu migabane ibiri. Imbere y'Imana burya abantu baba mu migabane ibiri yonyine. Yego. Hari umuntu ushaka kwemerwa n'Imana bishingiye ku bikorwa bye, uwo ni Esawu. Yego. Hari n'udafite ikintu afite nyine yakora kugira ngo Imana imwemere wamaze gutsindwa, uwo ni Yakobo. Uwo nguwo Imana imuha umwambaro w'umwana wayo. Amen, amen. Ubundi na kera na kare Esawu yakeresha umugisha w'umwana w'imfura, awugurisha ibitukura, awugurisha isahani y'ibishyimbo, igaburo ry'umunsi umwe. Imana iri kuvuga nko muri Maraki yaravuze ngo yakunze Yakobo, Esawu iramwanga. Bataranavuga. Yabavuzeho bakiri no mu nda zaba mama wabo, kubera ko Imana iri hejuru y'ibintu byose, niyo nyiri gukomera kose, niyo nyiri cyubahiro cyose.
mu itangira ry'ibintu ibimenya nyine no mu iherezo Yego. uko bizagenda Yego. ibavugaho ko umwe yamukunze indi kamwanga ni uburyo mu by'ukuri abantu bajya banasoma aya magambo akabayobera cyane ariko hari uyu mugoroba abantu bayasobanukiwe hari we yayasobanukiwe ntabwo Imana yakunze Yakobo kuko yamukunze ngo hari icyiza yari afite ntacyo nta nubwo yanze Yakobo kuko nawe hari iki nako murakoze Esawu kuko nawe hari ikindi yari afite ahubwo Imana ivuga ibi yari kugira ngo igaragaze ko yemera umuntu nta kintu cye ishingiye nta kintu cye ubwo ngubwo Imana iri kuvuga ngo Esawu naramwanze ibiri kuvuga ngo umuntu wese ushaka kujya mu ijuru ajyanyweyo n'ibikorwa bye aba yihinduye umwanzi w'Imana nibyo kuko bavuze ko ibyo Kristo Yesu yakoze ari impfabusa ubwo rero yikundiye Yakobo utari ufite na kimwe yishingikirijeho ntacyo yirata atekereza ko cyamuhisha kwemerwa imbere y'Imana bamwiyambikira umwambaro mwiza wera cyane bamaze kuwumwambika nyine ahumura neza imbere ya se amen amen niyo mpamvu mwene data nta muntu Imana ishobora kwemera ishingiye ku kintu icyo ari cyo cyose Imana yemera umuntu bishingiye ku cyo Yesu Kristo yakoze kuko ni nawe yahumuriye nyine Imana neza natwe duhumura neza imbere y'Imana ku bwa Kristo Yesu harimo ukuntu byanditswe bivuga ngo yanabaye ituro igitambo aba n'umubabwe uhumurira Imana neza mu Befeso mu gice cya 5 niko havuga ngo yabaye umubabwe uhumurira Imana neza hanyuma utabimenye akabibitana ibiceri n'ibishyimbo n'amafaranga n'inote n'ibiki byose ibisheke n'imboga n'imigozi n'imitumba n'ubwatsi bw'inka bagiye gutura Imana ayo maturo rwose ni amaturo ni ikizira ku Mana Kristo Yesu niwe wabaye ituro ritagira inenge umuntu udukurikiye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa uzashaka kujyanira Imana ituro azayishyire Yesu Kristo bizahwana kuko niwe turo Imana yari ikeneye kandi nta nenge rifite niwe nyine wari ukwiriye kuva isi itararemwa none ndetse no mu gihe cy'iteka ryose mwene data impamvu nyine n'ubundi Imana idashoboraga kwemera umuntu bishingiye ku mirimo ye abadukurikira mu kiganiro ijuru ntirikorerwa bakomeje kubisobanurirwa banabisobanukirwa mu biganiro dutambutsa ni ku mpamvu z'uko umuntu yavutse yarangiritse yavutse yanduye ubwo bwandu bwe rero bikaba nta kintu yakora kugira ngo Imana agaragara imbere yayo yemewe nibyo byatumye nyine dutangira umucunguzi mwene data nko mu rwa mbere rw'Ikorinto igice cya mbere ku murongo wa 30 haravuga ngo Imana niyo iduha kuba muri Kristo Yesu ngo waduhindukiriye gukiranuka kuva ku Mana Kristo Yesu niwe gukiranuka kw'abantu bari mu isi ngo aduhindukirira ubwenge aduhindukirira kwezwa ndetse no gucungurwa Kristo Yesu niwe wari ukenewe wenyine noneho uyu mugisha bavuze ubundi umugisha abantu hari ukuntu bajya babibeshyeramwe abandi ngo zana ibi cyangwa biriya ngo Imana iguhe umugisha ibyo ni ukubeshya urumva umuntu wamaze kwambara umwambaro utari uwe ari wo gukiranuka kwa Kristo niwe ubuhawe iki niwe ubuhawe umugisha naho umuntu ukubwira ngo tanga ibi nawe Imana iguhe biriya abakubeshye nta kintu Imana wayiha kugira ngo iguhe umugisha kuko umugisha birakwiye ko n'abantu basobanukirwa icyo bivuze ni ukwemererwa kujya mu ijuru nicyo cyitwa umugisha ni imbumbe ikubiyemo umunezero w'ibyiza byose byo mu ijuru kandi turi kubona ko igihesha umuntu kujya mu ijuru atari icyo yakoze ahubwo igihesha umuntu kujya mu ijuru ni ibyabereye i Karuvari ku musaraba bikozwe na Kristo Yesu uwo ni wo mugisha rero naho iyo umuntu atekereje ko Imana hari ikintu wayiha nawe ikaguha ikindi uba uyihinduye nkawe ubu yigize nk'umuntu ubwo ni ikiguzi ni ikiguzi Imana ziracuruza abantu baravuze ngo iraguha ntimugura muguze yaguhenda ibyo ni ibitekerezo by'abantu binaciriritse ariko babirebye babonye uburyo Imana ihambaye babonye nta kintu umuntu yayiha bavuga ko iguha mutagura ingorane zihari ni ukumva umuntu abyumva atyo akanabyita umwana we ntigurirwa
ariko akarenga ugasanga rero bibitana ibintu avuga ko abishyiriye Imana hejuru y'ababeshyi bahora bamushuka ngo nagira ibintu ashyira Imana. Nyine muvandimwe ni uko umuntu aba ari mu mwijima. Nerega n'ubutumwa bwiza ni uguhishurirwa. Iyo umuntu atarahishurwa nese ntitwajyaga turirimba ngo nta kindi gihesha gukiranuka mubo mu isi ndetse no mubo mu ijuru, ngo kereka kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu. Wamara kubiririmba umuntu yakubaza niba ufite ijuru ukabihakana. Nta ntungane ba mu isi. Nibyo ese buriya muvandimwe Imana abantu bayigize nk'umuntu. Niyo mpamvu batekereza ko umuntu ngo yayubakira inzu bakayuzanira ibijumba ngo ibinyomoro n'ibiceri. Ibyo bintu ntabwo bishobora guhinguka imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo buriya isi igendera ku ihame rivuga ngo umuntu afite icyo ashaka bagomba no kuba afite icyo atanga. N'Imana abantu niko bayihinduye. Batekereje ko ufite icyo ayishaka hagomba no kuba afite icyo ayiha, ariko Imana yarahakanye iravuga ngo nta kintu cy'umuntu ikeneye. Reka tubwire abantu tuti niba hari ikintu ushaka ku Mana hari icyo yagennye ugomba kuyiha. Ni umwana wayo. Nibyo mwene data ni Kristo Yesu. Ubwo rero niba udafite ijuru nta na Kristo ugira, kuko uwo niwe bugingo. Amen. Tukaba turi ahangaha kugira ngo tukubwire tuti nyabune izere Kristo, ibyo yakoze yarakiranutse mu cyimbo cyawe kugira ngo bihemberwe, ariko nanone arahanwa mu cyimbo cyawe kugira ngo ntuzahanwe. Urabizi nawe kuri umunyamakosa imbere y'Imana, cyo ntitubitindaho. Yego. Ariko nanone ukaba udashobora kubyikiza hashingiye yuko ariko wavutse umeze burya kamere ntikurwa na reka. Nibyo abirwa bakubwira ngo reka nawe urabizi ko urinze ungana utyo, babikubwiye ari benshi ntiwigeze ureka. Ibyo rero bikakubera urubanza imbere y'Imana. Hanyuma ariko emera ko urwo rubanza ari Kristo warwishyizeho, araruhanirwa kugira ngo wowe Imana ikubare nk'intungane yarangije igihano. Ubundi nawe nubyizera ubu umwana w'Imana uhumura nka Kristo, uzabane nawe by'iteka ryose nta cyawe kibigizemo uruhare. Nibyo mwene data, kuko tugiye no kubaha umurongo abadukurikiye. Nibatuze mu mutima. Yesu yahaniwe ubunyacyaha bwa muntu bwose aho buva bukagera. Ubwo rero yahaniwe ubunyacyaha bwa muntu, abadukurikiye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa twabamenyesha ko mutagihanwe, kuko Yesu yahanwe mu mwanya wanyu. Nta mwenda w'icyaha mukirimo, kuko Yesu yamaze kwishyura umwenda w'icyaha. Cyakora umuntu utemera ko Yesu yishyuye umwenda w'ubunyacyaha bwe, ubwo we arimo umwenda. Ubwo bivuze ngo uziyishyurira. Inyishyu rero yo kwiyishyurira kubera ko ikiguzi utakibona nta kindi kigutegereje no gucirwaho iteka. Ubwo nibwo bwishyu. Niyo mpamvu mwene data nta muntu uzacirwaho iteka ho ubunyacyaha bwe. Kuko umuntu aciriweho iteka ho ubunyacyaha bwe, Imana yabayishije umwenda w'icyaha kabiri. Inshuro ebyiri. Yabarihereranye Yesu ikamuhanira ubunyacyaha bw'abari mu isi bose, natwe ikazatwihererana ikaduhana. Ntabwo rero Imana ari ko imeze. Ahubwo ikintu kizatuma abantu bacirwaho iteka ni ukutizera ko urupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo byagukuyeho urubanza n'igihano cyarwo. Icyo nicyo kizaciraho abantu ho iteka. Niyo mpamvu n'agasuzuguro. Niyo mvuga mwene data, abantu bose se bavuga ko Yesu Kristo yapfuye agahambwa akazuka ku bwabo, barabivuga, ariko ibyo ntabwo ari byo bikiza. Igikiza ni uko umuntu amenya ko Kristo Yesu yapfuye agahambwa ariko akanazuka, tugakurwaho urubanza, tukagirwa intungane imbere y'Imana. Icyo nicyo gikiza umuntu. Niba wumva ko wizeye Yesu ukaba ukiri umunyabyaha, menya ko ari amagambo ufite, ntabwo wigeze wizera. Niwumva wabaye intungane, umenye ko wizeye ibyo koko yakoze, kandi nyine mu by'ukuri ubyizera udashidikanyije. Ubwiyunge bwarabaye n'abantu mero mwene data. Imana ishimwe. Murongo dusangiriraho ni 0790 5 inshuro enye 0 Yego. 079 0 5 inshuro enye 0 tugasangira ijambo. Ufite ibyo atumva neza, ufite ibyo ahinyuza, kubera ko ari n'igihe umuntu aba atabyumva neza, yumva bihakana. Yego. Nawe turamukeneye, uwahishuriwe ibya Kristo, wamaze kwambara umwenda wa Kristo, watangiye guhumura nk'umurima wahawe umugisha, nawe turamukeneye aduha ubuhamya. Yego rwose.
0790 inshuro enye amazeru abiri twakira uyu. Ndabona yise agenda. No guhamagara ni muri studio, ni nimero ya studio nako bipa duhamagare dusangire ijambo dukomeze turyoherwe n'iki Imana yadukoreye muri Kristo Yesu ku musaraba. Nibyo rwose, kuko umwenda warishyuwe kandi mu gihe kingana n'iteka ryose. warishyuwe nibatahe, warishyuwe abantu nibaruhuka. Nibyo rwose. Nukuruhuka nyine umuntu akamenya ko atakirimbutse ku bwa Kristo Yesu. Ahari nimero turongera tuyisubiremo 0790 yego 5555 amazeru abiri. Turabategereje kugira ngo mudusangize uko mufite ibintu mu mitima, ariko n'ufite ishimwe ko Imana yamukuyeho urubanza biciye muri Kristo Yesu, nawe ni karibu. Ariko ibi bintu barumva byumvikana. Uzi ko abantu baruhijwe n'amagene. Baruhijwe n'amagene, umuntu arashaka gutanga ibye, arashaka gutanga ibye kubera ko yumva ijuru hashingiye ukuntu rihenze. Twakira uyu. Hello. Fine Femalo. Mwiriwe, urinde? Nzabonimana Jean Dodiye mu karere ka Ngoma. Yego Jean Dodiye. Nicyo mvuga rero, mfite amashini. Yego. Ariko Imana yankoreye. Yego. Nashinze urugo mara imyaka 2 ntarabona urubyaro. Ndetse habaho n'igihe navuga ngo cyo kwiruka nka nkaho n'igihe hirya. Ko numvaga ko ari iby'imiryango. Habaho no kwivuza ariko ntijaza gushoboka. Ariko Yesu yaje kungirira neza, naje gusubiza amaso inyuma. Ngira madamu ni reka tubiharire Imana, ndabona bituranye. Nyuma y'ibure y'amezi 2 ndagiyemo nyanaribwa, ndetse navuga ngo kuba icyo gihe nta n'umutwigeze rwose. Wone nateragenda zikavamo. None se ni byiza cyane. Ikijyanye se no kuzajya mu ijuru cyo Yesu ntacyo yagikozeho. Yaragikoze cyane. Yaragikoze cyane kuko yamaze kutubera igitambo gikomeye kandi ndetse byiteka ryose. Nakubwira ngo twebwe abari muri Yesu Kristo dufite ubugingo bushya kandi buhoraho. Ubu ngubu uri intungane Jean Dodi? Navuga ngo ndagerageza. Ko kugerageza se bituzuye bibari 0 n'ubundi, kubera ko witondeye amategeko yose ariko agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Aka kanya rero inyambaye umubiri njye duhura n'ibisitaza ntabwo bijya bibura. Twari turi kukubwira uburyo waba intungane ugahumurira Imana nk'uko Yesu ayihumurira, wemeye kubarwaho ibyo Kristo yakiranutse byose, hanyuma ibyo ukiranuka washakaga kubarwaho byawe bwite byo ukabivanamo, ukaba wambaye gukiranuka kw'Imana, ibyo bikakugira intungane. Ariko Kristo yakiranutse ubwo yazaga kugucungura mu mategeko akayubahiriza yose. Hanyuma ibyo kubyara rero nabyo ni umugisha Imana itanga, ko n'ubundi nta muntu ubikora nubwo ari byiza. Ariko nubwo ari byiza, urumva umuntu arabyara ariko ejo nawe agapfa. Hanyuma nabo yabyaye ejo bagapfa bakazazukira rimwe. Uwizeye Kristo muri bo akajya mu ijuru, utamwizeye akajya mu muriro. Urumva nubwo ibyo bintu byose wari utubwiye byari byiza ariko bifite iherezo. Noneho rero icyo twari turi kuvuga ni icyaguhesha kujya mu ijuru ukaba intungane mu maso y'Imana ukiri na hano mu isi utabigerageje. Ntacyo gutungana cyawe kibonetsemo. Mukuri kose rero aka kandi ikintu mparanira nuko mba numva nabi iteka kuba itabaza Jean Dodiye kandi no kuba umuntu. Wari wadukurikiye se? Nasanze mugezemo hagati ntabwo niyo mpamvu urumva
uraba wihanganye ukomeze ukurikire, uraza kumva ahari, uraza kumva uburyo waba intungane bitanyuze mwuko guharanira nta kwawe. ruhare rwawe rurimo. Ibyo uharanira byo niwe ubiharanira, ariko hari ibindi Kristo yaharaniye ntibijya bivangwa. Nutemera ibyo Kristo yaharaniye uragumya uharanira ibyawe, bizakurimbuza. Hanyuma rero icyo twari turi kukubwira, arakoze yanibwirije, yakoze cyane kumusezera tumubwira ko yakurikira, nibyo kubera ko nanone iyo utakurikiye ikiganiro ugahamagara ubu uri hirya cyane y'umurongo twagendeyemo. Twakira uyu Fine FM. Alo, muraho neza? muraho. Yego. Yitwa Claude. Koro. Nabafitiye mu nyigisho zanyu. Uherereye Claude we? Merereye Ndera. Yego, turakumva neza. Nyuma kugira ngo mu busani sina hari cyanditse kiba muri Matayo 7. Claude we? Matayo 7 wongera ijwi. Claude, utarakomeza umva. Ikiganiro n'ijuru ntirikorerwa. Ko turi kubwira abantu uburyo bajya mu ijuru, utarazana ibyanditswe nyine ingingo irebana no kujya mu ijuru wowe urarifite cyangwa waribonye, nicyo dushaka kudusangiza. Urakoze. Ikintu nabasangiza nuko ari dushobora kuba neza wakongera ijwi ra yahari bishobora kuba tutemeranywa neza, kuko ndakeka kwakira Kristo kandi n'umukiza bidahagije. Wakira kindi ki umaze kumwakira ngo bibe bihagije? Uko icyo cyanditswe nanjye kubabwira bavuga ngo mwami tuyo bazajya mu bwami bw'ijuru, cyangwa abakora ibyo ashaka. Urakoze cyane. Exactement, abakora ibyo Imana ishaka nabizera ibyo Kristo yakoze, kuko baranamubajije bamubwira ngo bakore imirimo y'Imana ki. Bari kumubaza ibyo bakora, arababwira ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Nibyo. Ahandi mu ijambo ry'Imana hakavuga ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Ibyo Yesu yakoze bibaye bidahagije, abantu bose barimbuka hatavuyemo n'umwe. Hanyuma dukomeje akavuga ngo nyamara bamwe tubirukanye abadayimoni mu izina ryanjye, abandi bakitse nubwo nzabera mbavuga mwumve imbere mwanga bimwe, ariko abo ni abantu bakiriye Kristo nabo baba no materere. Claude we, nujya uvuga ubundi ntukajya uvuga abandi, ujye wivuga. n'amakosa bihanirwa n'amategeko ibyo bintu. Twavuga icyo turi kuvuga nuko twagufasha niba wemera ko wakakira ubufasha. Turi kubwira abantu uburyo umuntu aba umukiranutsi imbere y'Imana, hawe gukiranuka kutari ukwe, ni ugukiranuka kwa Kristo Yesu. Nk'uko Kristo Yesu yahindutse icyaha ku bwawe nanjye nta cyaha yigeze akora, nta cye kirimo, niko nawe uhabwa gukiranuka kwe, nawe nta cyawe kirimo. Erega niba ngiye bari kuvuga Claude wenda nasubizeho umurongo yumve, nafungure radio yumve. Yego. Urumva yasomye nyine, ariko asomye bimugwa abigwamo nyine, aravunagurika abura icyo afata n'icyo areka. Niba avuze se ngo hari abazaba bari kuvuga ngo twarasengaga mu izina ryawe, twarahanuye, twirukanye abadayimoni, twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe, ubwo si ibikorwa byabo bazaba bari kurata. Ni nawe bimwe yavugaga ko ibyo Yesu yakoze bidahagije uwo mwuka afite. Turi kumusanga ari gushaka ibindi yongeraho agasuzugura. niwe bazabwira ngo hoshimva imbere, ntabwo nigeze kukumenya. Kubera ko mwene data umwuka uvuga ko ibyo Yesu yakoze bidahagije, ni umwuka wa nta bwenge. Abasoma igitabo cy'umugenzi bajye basoma ibya nta bwenge bitonze, bumva ibintu nta bwenge yari yitwaje. Kuko nawe yaravuga ngo nagera kuri urwo rurembo barafata ibyo Yesu yakoze, bongereho ibyo nawe yakoze, babone kumuha ijuru.
iyo uwo mwuka uvuze ngo ibyo Yesu yakoze ntibihagije ubundi uwo mwuka ni uwa Satani mu bantu niyo mpamvu dukomeza kubasabira niwe uhejeje abantu umurungabanga kuko Yesu abaye ibyo yakoze bibaye bidahagije nawe ubwe yaba ari ikivume kuko yaba afite zero kubera ko ukoze ibituzuye yaba afite zero nibyo rwose ku Mana rero bigomba kuba byuzuye cyangwa bikaba ari nta kugerageza kuba imbere y'Imana ubwo Claude inshuti yacu no kujya ukomeza ugakurikirana ikiganiro ahari nawe wahishurirwa ukambara uyu mwambaro mwiza wera cyane Claude tunamushimira yabajije ibibazo byiza rwose ni byiza cyane rwose ubundi iyo ubajije ikibazo ugendeye ku ijambo ry'Imana ububaza neza cyumvikana ko nyine urasoma ariko inyuguti ziricisha ntubyumve ubukeneye rero kuzabisobanukirwa nibyo kandi azakomeza no gusobanukirwa uzakurikira hanyuma turaza no gutanga nimero ku musozo yaduhamagaraho no mu gikari tugakomeza kumusobanurira biriya soma ntabyumve ariko nanone ntiyihebe cyane ngo agire ngo turi no kumupfobya si we wenyine usoma ijambo ry'Imana utaryumva ntabwo ari we wenyine n'inkone yarivuye mu giterane yatahaga isoma ijambo ry'Imana ariko itaryumva yari n'umuhanga yari yaranabyize cyane ariko ntiyakire n'uyu Fine FM alo yego turakumva neza urinde uherereye hehe ndi mu karere ka Rwamagana yego nanjye ndi intungane uri intungane beranira mu itorero rya Nyakarere byiza cyane witwa nde witwa nde witwa nde nitwigira neza Hirwe Severine none se wabaye intungane ute Everine ufasha abadukurikiye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa umuntu w'umwana wabaye intungane gute niba ibyo yakoze ko bitapfuye ubusa yewe abantu bakumvireho ese wumvishe byuzuye wowe igira ne wumvishe bihagije neza kukugira intungane ibyo Yesu yakoze wumvishe ntacyo warenzaho birahagije rwose urakoze rwose igira ne Claude nawe akumvireho yari kuvuga ko bidahagije wenda ibindi ukuntu agiye kugaya ibintu Imana yikoreye nicyo kinateye ubwoba Imana yikoze ikora ibyuzuye ntabwo ari nk'abantu ukomeze rero nanone ukomeze nyine uhishurirwe ukomeze wumve ijambo ry'Imana yego urakoze cyane igira ne yego turabumva Severine mwari kumwe yego turabumva namwe natwe twishimiye kumva ikiganiro rero yego umwana wanjye nawe arimo arakiza afite guhamya ku isi nawe yizeye umusaraba nanjye ndi umukiranutsi ntabwo ntibigombera imyaka nawe urabibona mama abasaza biri kubayobera abana babi byabakijije umwana nawe yarakijijwe rwose ni ukuri twamwumvishe ntabwo ajyaga iby'Imana yakoze nabwiraga rero uwo muntu yego mufashe rwose gushidikanya ndi kumufasha nanjye iyo ushidikanyije ko hari ibyo Yesu yakoze ni ukuba nyine utabyizeye ku gipimo kingana nk'uko bingana yego naho iyo ubyizeye ku gipimo kingana nk'uko bingana biguhaniza no gukiranutsa ko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwemera wese ahabwa ntago arazahabwa ako kanya akimara kumwemera ahabwa ubugingo bw'iteka kandi ni uwumwizera ubwo utamwizera nawe acibwaho iteka nyine aba afite ibindi ari kurwana nabyo abakomeza gukurura indi mirimo yamufasha kuba umukiranutsi rwose ubwo akabaganda apfobeje ibya Kristo turifuza ko abantu bawe nibizera nyine bazabona ubugingo ariko nibatamwizera bazakira